Muraho neza abakunzi ba BTM TV. Yesu ashimwe, Yesu Christ w'i Nazareti ahimbazwe. Maze iminsi myinshi ntaboneka, akazi kaba ari kenshi, nyine umuntu muri ino si aba ashakisha, afite ibintu byinshi byo gukora, ariko akanya kose mbonye wenda navuga ko ikiruhuko ako ngerageza kugahereza Yesu ngo nige, kuko nisanze narasizwe, nisanze hari ibintu byinshi ntazi, nyine igihe kinini nagipfushije ubusa. Sinzi wowe nkurikiye nimba nawe igihe cyawe nta kigeze kibaho gipfa ubusa. Nahoze nibaza, ntekereza mu mutima wanjye ngo mbese ni iki Yesu Kristo anshakaho? Yaje mu isi aramfira, amfira ibyaha, ansaba kumwizera. Ibyo ndabizi neza ko mwizera, nta rindi zina nahaye gukirizwamo atari izina rya Yesu Kristo. Ariko nkongera nkibaza, ni umwami w'abantu, ni umutware. Umutware agira amategeko asaba abantu, asaba abari munsi yiwe ko bubahiriza kugira ngo bazabashe kumubona. Mbese ni ayahe mategeko Yesu Kristo adusaba kugira ngo muri uko kumwizera twongereho n'ayandi mategeko tugomba kugenderamo, kugira ngo umunsi azaba atungutse agarutse nk'ababyizera, kuko ngenda byizera, natwe tuzamubone, kugira ngo ankure mu gitabo cy'ubupfu anshyire mu gitabo cy'ubugingo. Ni ibiki nkwiye gukurikiza? Nahoze nongera nsubiramo, nibyo nasomye n'ubundi narabisomye. Hano nsoma muri Matayo ngo Yesu yerekana abahiriwe abaribo. Ese guhirwa, abahiriwe abaribo Yesu aberekana muri Matayo ibice 5. Abahiriwe abaribo, Yesu yerekana abahiriwe abaribo. Reka wenda twongere dusome vuba tucyumve kino gice cyose cya 5 twumve. Ese uri mu bahiriwe? Ese ngewe Beti ndi mu bahiriwe? Nari maze gusenga mu kanya muri video yindi irangiye, wenda reka nsenga agasengesho gato tuhite dukomeza. Papa mwiza, data wa twese uri mu ijuru, Yesu Kristo w'i Nazareti, umwami w'abami, we waremye ijuru n'isi, we waje mu isi ntiyakwemera, ndagushimye, ndaguhimbaje. N'ubu ndakibaza ngo amategeko yawe unshakaho njyewe w'Imana Beatrice ni ayahe ngo nyagenderemo? Ni ayahe ngo nyagenderemo? Ndimo ndiga rero, ndashaka ngo unyigishe, kuko niwe mwarimu mfite Bibiliya, ariko ni igitabo kinini ndetse ni igitabo kigari, ariko ndagushimiye n'ibyo maze kumenya ko ari wabinyigishije. Komeze rero unyigishe, ndetse uha umugisha abapasiteri bafasha muri uku kwiga, harimo uwambaje Emmanuel, Pastor Rutayisire, hari n'ibyo Ezra Mpyisi yasize anyigishije. Reka nawe rero ukomeze unyigishe, umbere umwarimu, byose ni mu izina ryawe mbyambaje mbyize, urakoze Yesu, amen. Reka rero dusome vuba twumve. Abonye abantu benshi azamuka umusozi, amaze kwicara abigishwa be baramwegera, aterura amagambo ati, hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwabo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abashavura, kuko aribo bazahozwa. Hahirwa abagwaneza, kuko aribo bazahabwa isi. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko aribo bazahazwa. Hahirwa abanyembabazi, kuko aribo bazazigirirwa. Hahirwa ab'imitima iboneye, kuko aribo bazabona Imana. Hahirwa abakiranura, kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abarenganyirijwe gukiranuka,
kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hariho abantu bazarenganyirizwa gukiranuka, abo nibarenganyirizwa gukiranuka ubwami bwo mu ijuru buzaba ari ubwabo. Hahirwa abanyembabazi kuko aribo bazazigirirwa. Dusaba imbabazi kenshi, twirirwa dusaba imbabazi. Ese nawe uri umunyembabazi kugira ngo nawe uzababarirwe? Cyangwa we nta byaha ugira, ntabwo ujya usaba imbabazi, ntabwo ujya ukosa? Rero nugira imbabazi nawe uzazigirirwa. Namwe muzahirwa ubwo bazabatuka, bakabarenganya, bakababeshyera ibibi byinshi babampura. Muzanezerwe, muzishime cyane, kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko barenganyije abahanuzi ba mbere. Muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze keretse kuwujugunya hanze, abantu bakawukandagira. Nimba turi umunyu w'isi, reka tujye duhora tuvuga izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, turihoze mu kanwa kacu kuko niryo zina twahawe gukirizwamo. Muri umucyo w'isi, umudugudu wubatse ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Nta wakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. Nimba uzi izina rya Yesu Kristo, ukwiye kuba itara rimurikira buri muntu wese. Ntabwo ukwiye kubihisha ngo witwararike, ngo wibombarike, ahubwo imbuto n'imirimo yawe aba ari ko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahere ko bahimbaze So wo mu ijuru. Ndumva imirimo yanjye niyo yakabaye inyigisho kurenza amagambo nababwira. Ngo Yesu ntiyazanywe no gukuraho amategeko. Ubwo nariya amategeko kwa Mose ndashaka kuzagenda nkajya kuyiga. Mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe? Sinaje kubikuraho, ahubwo naje kubisohoza. Kandi ndababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira, amategeko atazavaho inyuguti n'imwe cyangwa agace kayo gato, kugeza aho byose bizarangirira. Nuko uzica rimwe ryo muri ayo mategeko, naho ryaba ryoroshye hanyuma y'ayandi, akigisha abandi kugira batyo, mu bwami bwo mu ijuru azitwa mutoya rwose. Ariko uzayakora akayigisha abandi, mu bwami bwo mu ijuru azitwa mukuru. Kandi ndababwira yuko gukiranuka kwanyu nikutaruta ukw'abanditsi, ukw'abafarisayo. Ubwo hari abantu banditse aha ngaha ino Bibiliya, gukiranuka kwacu kugomba kubaruta, kukabarenga, ngo kandi ndababwira yuko gukiranuka kwanyu nikutaruta ukw'abanditsi, ukw'abafarisayo, mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ntukice. Numvishe ko abakera babwiwe ngo ntukice. Uwica akwiriye guhanwa n'abacamanza. Ariko njyeweho ndababwira yuko umuntu wese urakarira mwene se akwiriye guhanwa n'abacamanza. Byonyine kurakara gusa. Uzatuka mwene se ati wamupfuwe, akwiriye guhanwa mu rukiko. Uzabwira mwene se ati wa gicucu we, akwiriye gushyirwa mu muriro w'igihenomu. Nuko nujyana ituro ryawe ku gicaniro, ukahibukira mwene se ko afite icyo mupfa, usiga iryo turo ryawe imbere y'igicaniro, ubanze ugende wikiranure na mwene so, uhere ko ugaruke uture ituro ryawe. Urumva yuko byonyine ntabwo wagakwiye gutanga ituro hariya ku ruhimbi.
hariya nyine tuvuga ngo ni ahera cyane, usibye ko simbizi, byonyine uzi yuko hari kamere, hari kamere, hari ukurakara, hari ukutababarira, bikikurimo, wagakwiye kubanza ukarwana n'iyo kamere, iyo kamere igashira, noneho ukabona gukomeza izindi nzira. Ntugasambane, numvishe ko byavuzwe ngo ntugasambane. Njyeweho ndababwira yuko umuntu wese ureba umugore akamwifuza aba amaze gusambana nawe mu mutima. Urumva yuko ni ukunesha kamere, nitunesha, kuko twavutse mu cyaha, nitunesha kamere nibwo tuzabasha kubona ubwami bwo mu ijuru. Njyeweho ndababwira yuko umuntu wese ureba umugore akamwifuza aba amaze gusambana nawe mu mutima we. Ijisho ryawe ry'iburyo nirigushuka rikakugusha, urinogore urite kure. Ibyiza ni uko wapfa ijisho rimwe biruta ko umubiri wawe wose wawujugunya muri gihenomu. N'ikiganza cyawe cy'iburyo nikikugusha ugice ugite kure. Ibyiza ni uko wabura urugingo rwawe rumwe biruta ko umubiri wawe wose wawujugunya muri gihenomu. Ntukahukane n'abagore nyine, ntukahukane. Kandi byaravuzwe ngo uzasenda umugore we amuhe urwandiko rwo kumusenda. Ariko njyeweho ndababwira yuko umuntu wese usenda umugore we atamuhora gusambana. Nta kindi kintu umugabo yagakwiye gutuma arakarira umugore we usibye gusambana. Utamuhoye gusambana aba amuteye gusambana, kandi uzacyura uwasenzwe azaba asambanye. Ntukarahire, kandi numvise ko abakera babwiwe ngo ntukarahire ibinyoma, ahubwo uzakorere umwami Imana ibyo wayirahiye. Ariko njyewe ndababwira kutarahira rwose, naho ryaba ijuru kuko ari ryo ntebe y'Imana, cyangwa isi kuko ariyo ntebe y'ibirenge byayo, cyangwa i Yerusalemu kuko ari ururembo rw'umwami ukomeye. Kandi ntukarahire umutwe wawe, kuko utabasha kweza agasatsi kawo cyangwa ngo ukirabuze, ahubwo ijambo ryanyu ribe yeye, oya oya. Ibirenze ibyo bituruka ku mubi. Yesu we, ijambo ryacu ribe yeye, ibirenze ibyo cyangwa se oya. Beturihe, ndi mu rugo. Beturihe, wikirize icy'ukuri, ikitari ukuri ntuzane twa dutirike. Ni hatari, ntimukihorere. Mwumvishe ko byavuzwe ngo ijisho rihorwa irindi n'iryinyo rihorerwa irindi. Ariko njyewe ndababwira kutabuza umuntu mubi kubagirira nabi. Ugukubise urushyi mu musaya w'iburyo umuhindurire n'uw'ibumoso. Umuntu nashaka kukuburanya ngo agutware ikanzu yawe, umuhe n'umwitero. Hatari. Yesu we, mfite urubanza muri iyi minsi, ariko ni hatari, ni hatari. Wagakwiye kureka uriya muntu ukuriganyije akajyana n'iby'isi, ukamureka akajyana. Simbizi ko ushobora kumurega bakanamufunga, ugasanga n'abana bajeho ibibazo kubera wowe. Mbese numvishe ko byavuzwe ngo ijisho rihorwa irindi n'iryinyo rihorerwa irindi. Ariko njyeweho ndababwira kutabuza umuntu mubi kubagirira nabi. Ugukubise urushyi mu musaya w'iburyo umuhindurire n'uw'ibumoso. Umuntu nashaka kukuburanya ngo agutware ikanzu yawe, umuhe n'umwitero. Ugutegetse kujyana nawe mu gikingi kimwe
umujyane no mu cya kabiri, ukwaka umuhe, kandi ushaka kugutira ntumwerekeze umugongo. Nimukunde ababanga. Mwumvishe ko byavuzwe ngo ukunde mugenzi wawe, wange umwanzi wawe. Ariko njyeweho ndababwira nti mukunde abanzi banyu, mubasabire ababarenganya, nibwo muzaba abana ba So wo mu ijuru. Kuko ategeka izuba rye kurasira ababi n'abeza, kandi abakiranuka n'abakiranirwa abavubira imvura. Nimukunda abakunda gusa, muzahembwa iki? Mbese abakoresha ikoro nabo ntibagira batyo? Nimuramutsa bene wanyu bonyine, abandi mubarusha iki? Mbese abapagani nabo ntibagira batyo? Namwe mube mukiranuka nk'uko So wo mu ijuru akiranuka. Yesu aduhana kutagirisha ubuntu kwishimisha. Wenda reka turekere aho. Reka mvuge ngo turekere aho, ko videwo yo nyigize ndende kuyaporodinga ntabwo biba byoroshye, ariko maze iminsi niga ikintu bita kamere. Kamere ni ibyaha nkomora aho mvuka, nkomora kuri Adamu na Eva. Ibyo byaha rero nibyo nkwiye kurwana nabyo nkabinesha, nabinesha nkahinduka icyaremwe gishya. Ubwo urumva iyo umuntu akurakaje nturakara, iyo umuntu akwibye ntumurega. Nyamara twebwe arakwibuka avuga ati ndi mukuri n'ibiki, kandi ntuzi wa mwuka wamuteye. Rero Imana yo mu ijuru ikomeze kutwigisha no kugenda itwigisha no kugenda itwigisha. Ukoze subscribe kuri BTM TV nta kintu byagutwara, waba unshyigikiye, waba unteje imbere, kuko YouTube channel irahemba, kandi turi mu isi dukeneyemo amafaranga. Birashoboka rero ko Umwami Yesu iyi YouTube channel yanjye yayiteza imbere ndetse akayiha n'amafaranga. Reka nawe unkurikiye kuri BTM TV ukore kuri subscribe, urahunshyigikiye, kugira ngo nanjye ejo n'ejo bundi nzabone umugati, ndetse mbone n'icyo nagura kamera nziza, n'icyo nagura ibikoresho studio, kuko numva mfite ibintu byinshi byo kubigisha ndetse nanjye nkiga, ariko ibyo menye nkabibwira abakunzi banjye. Sawa rero, umunsi mwiza abari ku manywa, ijoro ryiza abari nijoro, igitondo cyiza abari mu gitondo, umugoroba mwiza abari ku mugoroba. Umwami Yesu aduhana umugisha. Ndabakunda cyane, nkunda ko mwamenya Yesu Kristo w'i Nazareti, kuko nta rindi zina twahawe gukirizwamo usibye irye. Ngumwizera, umubonye aba abonye Data. Bye bye.